Nyirahuku kinda yakanyuze hano yitwa Dogita Kowiri muganga marushwa marega cokiningi Yohani Batiste umuhungu wapfundi kumwene rutanaga imisi ndakomeza ngeze kwa nyanuma mu biryogo kwa nyirana ariko ngo kigire gute kimpe ndaje igiki Ladies and gentlemen, reka ntagire mbasuhuza mbabwira ngo ndi rutagwabiza iminega inkuba zesa mihogo rwa mugabo nyirigira imbizi isanganizwa ingoma nkaba umutware uri yumba nyuma nkisesura imbibi nkaza kwitwa nyirazo zose nyita umuhungu w'Imana n'igihugu ubundi nyite Mario nk'ibisanzwe imbere ya kamera cyakoza uyu munsi imibare ivuyemo ibihekane imbavu zigiye kuba indodo ndagira ngo babwire ngo ngewe umunwa uhisumbani base kugira ngo murabibona imbere ya kamera hari umusore cyangwa se nakwita umuntu udasanzwe ugiye kutwibwira hanyuma atuganirize atubwire byinshi kugira ngo tubashe kuva mu bwiza tujya mu bundi turakwakiye kuri Mario Media. Urakoze cyane. Amazina yanyu mwitwa bandere ariko mwateguye koko. Nitwa Dogita Kowiri muganga marushwa marega cokiningi Yohani Batiste umuhungu wapfundi kumwene rutanaga imisi. Arahiye. Ngira ngo mwabyumvise rero umuhungu wa mpfundiko mwene rutanaga imisi tugize amahirwe yo kuganira nawe rero uyu munsi ubundi uri muntu ki je mu buzima busanzwe ndi umuntu ukunda gukina amafilimi amakomedi nyiri gitoni indirimbo inkiri gitoni indirimbo nibango ubundi uri byose uri byose byose ndabyushushe aha ngira ngo murabyumvishe mukanya uraza kudupfundurira ku gaseke tubikiye hanyuma tubashe kumva ko uri byose koko hanyuma Dogita Kowiri muganga nkuko watangiye ubivuga ubundi ibi bintu wabitangiye ryari ibi bintu nabitangiye muri 2007 mwaho nyiri ku ishuri niho nagiye kumva numva iyo mano iranyirigiti kanjya numva ngezaho kubisohora mita babosi wa radio moza bitwenge mba n'umunyamakuru wayo nukuvuga ngo ndabanza nka nikurikira urabanza ukanikurikira kuva namenya abantu niyo muntu wa mbere unkomye nkemera koko wahereye ku izina none ugeze kuba boss wa radio moza bitwenge nge ndi umustar ndi umuboss uri umuboss hanyuma rero abantu mwiganaga icyo gihe muri ibyo bihe bagufataga gute mu ishuri so bose bamfataga nk'umuntu w'umustar w'umuntu ukomeye umuntu w'icyitegererezo dore ko no kwishura ahantu nigaga abantu bose wazaga kavuga ngo turashaka umuntu bita Gikowiri umuhanzi w'inyirigito dore ko no kwishura imbere yuko tujya kuririmba indirimbo y'igihugu nari umunyamakuru w'ikigo urumva rero ni ibintu natangiye kera kuri cyamamare koko noneho reka ngaruke gatoya kuri style wambaye uyu munsi watekereje ute kwambara gutya cyane niyo style yawe y'akazi cyangwa ni ibintu wavuze ati uyu munsi ndashaka kugaragara gutya ya kubera ko naringiye kurebwa n'abantu benshi cyangwa no kumvwa n'abantu benshi nashatse style nyine ituma abantu benshi bankunda no kungire ngo menyekane no kugira ngo umenyekane ya papa ngira rero murabibona cyane yatubwiye ko ari umuhanzi atubwira ko afite ibintu byinshi ndagira ngo noneho utwinjize mu mavuta dukure mu bwiza tujyane mu bundi hanyuma ukore mu gaseke k'indirimbo watuzaniye udukubite nka karirimbo kamwe ubundi twizamukire niba ufite na kare centimeter 2 umusa do kibuga ndakiguhaye ngewe Mario ndakomeza ngeze kwa nyanuma mu biryogo kwa nyirana kwa nyirana mu biryogo aha nushaka uharinde ndaje kidatinda mu makona makorosa kakijyana nawe ubwawe ukakijyana ndaje amangara abanyagutunga amazima ya rubanda njo sekijomero nji abandi basizirwa amayange mazima kereka wasubiye mu nzatinga yirenji warakoze cyane ariko ngo kigire gute kimpe ndaje igiki icyo utekereje umuntu mbanyibasi kuva nabaho
ati kimpe ndaje ikidatinda mu makoni ngo amakorosi akagira ate amakorosi akakijyana nawe ubwawe ukakijyana. ndapfuye hanyuma iyo ndirimbo niki cyaguteye kuyandika? So iyo ndirimbo nyine narebaga ibihe twari turimo kubera ko urabizi iwacu ni Bugesera muri ngenda hari igihe twagezeho nyine hari ikintu bita amapfa wabona nyine nk'umuntu wifitiye ikijumba cyangwa se afite ibijumba kamubwira ati kimpe ndaje kuko icyo gihe nta biryo twabaga dufite nyine wajyaga ahantu ukikoroza kugira ngo bumve ko uhari nyine babe baguha ubundi bavuga ati kimpe ndaje nitarera iyo ndirimbo izamo numva ko ngomba kuvuga ngo kimpe ndaje. Noneho kugira ngo ngushake tuganire hari umuntu wigeze kumbwira ngo hari indirimbo ufite ngo niba ngo kanyeraho ko wati sinzi nako nakanje kanyoroshe twumvisha kanyeraho kuko indaya kanyuze hano kari kumwe na madamu bari mu ndabo nyonga yo mabuno gafari ati akagira kuko indaya kabaho uzakabona kaba kagenda kazunguza utubuno gake mu gihe kandi kakubona kakahita kirukanka kubera isoni nyinshi uriya niwe ukuzigira isoni reka ati kanyiraho kuko indaya kagize hano. Iyo ndirimbo ubundi muri society mba mu buzima bwa buri munsi bagufata bate nk'umuntu wandika indirimbo muri ubwo buryo? ngiye muri society ndimo nkunda kubana n'urubyiruko nkunda kubana n'abantu bakuru bazi ko ndi sociable bazi ko nta mujinya ngira bazi ko ahantu hariho hose mba ndi kubasetsa wa mugani wa abantu bavuga ngo ababiri bajya inama Imana irabasanga nanjye mbese bamfata nk'umuntu utajya ugira ikibazo mu buzima kandi ahari abantu benshi kubera ko nka kera muri cya gihe cya gahunda ndi umunyarwanda hari ahantu benshi bajyaga banumira wenda nk'akarere urubyiruko rwateraniye ahantu so rukamamagara nyine nk'umunyamakuru wa radiyo mpuzabitwenge ngiye kubagezaho iyo nyirigito yanjye uti nk'umunyamakuru wa radiyo mpuzabitwenge. Hanyuma ko watubwiye ko ufite uburyo usetsa abantu ufite ibintu by'inkirigito ushobora gukirigita umuntu agaseka ubigenza ute kugira ngo umuntu aseke? So bitewe nyine n'uburyo nakoze inyirigito yanjye ndabizi ko benshi ari urubyiruko benshi bakunda kuba bihugiyeho ngerageza nyine gutegura utuntu tugerageza gusetsa rwa rubyiruko nyine ku buryo aho nca nabo bazajya bavuga ati dore umunyamakuru wa radiyo mpuzabitwenge nanabaye umusitari cyane rwose. Aha mwabyumvise rero ahantu harahiye harakongotse. Uyu ni umunyamakuru wa radiyo mpuzabitwenge akaba na boss wayo nkuko yabitubwiye. Ndagira ngo noneho wikore mu mitana wibwira abatanazi ubundi ukore mu gaseke k'inkirigito ubakirigite koko ubundi Mario aze kubara imbavu zabo wamaze kubakirigita. Ko umwanya n'uwawe. Murakoze cyane. Ubwo ngiye kugerageza muri duke nazanye hano ubwo ibindi nzayibaramburira ikindi gihe. Rwose nta kibazo. Muraho shuti bakunzi ba radiyo mpuzabitwenge ni saa sita ziburi kimanyu muri studio za radiyo mpuzabitwenge duhereye ku matangazo. Bwana Badende umwami w'imbeba ararangisha ibyangombwa bye byatakaye mu murima w'ibijumba ubwo yavaga mu murima w'ibinyobwa yerekeje umuhanda ugana Gihuru. Uzabibona akazabigeza ku biro bya Bwana Badende umwami w'imbeba akazahembwa zingaro rushishi burusheti y'agasurira n'ikotereti ry'igikeri. Bwana Gikeri Nyamabondo ararangisha inka ye yabuze leta tariki ya mbere z'ukwa mbere. Iyo nka yagiye yambaye ikarisi itukura akabodi k'umukara n'ishurujipe y'ubururu. Uzayibona akazayigeza ku biro bya Bwana Gikeri Nyamabondo akazahembwa inkoro y'igikeri na metero y'inzoga. Yari yicaye i Kigali yumva radiyo maze radiyo ivuga ko Amerika igiye gufasha u Rwanda. Umukecuru afata inkoni akubitagura ya radiyo ati woga hambirwa we ko twirirwanye i Kigali muri Amerika wagiye gukora yiki burya koko gusaza ntugusahurwa. Indege yari ivuye muri Kenya yerekeje i Kigali mu Rwanda maze ihura n'isazi yikubita umutego igwa mu nyanja y'inkari.
twashoboye kwegera nyiri gukora ayo mahano atubwira ko yabikoze atabigambiriye. Wa muryango ushinzwe abakobwa beza ku isi wadutangarije ko bashaka umukobwa mwiza usabwa ibi: kuba asa n'inkono iteka, kuba akanura nk'akavumbura amashyiga, kuba akanura nk'agaturumyi, kuba akanura nk'urujanga rutorotse amazi, byaba ari akarusho. Wa muryango ushinzwe ibiribwa ku isi pamu wadutangarije ko bitewe n'amapfa yugarije igihugu cyacu ko bashaka gufasha u Rwanda. Badutangarije ko bamaze gukusanya toni y'amadegede na toni y'umwayi w'ibinyabwoya. Mu ishyamba rya Giswati ndavuga umusatsi harimo abasirikare barwaniramo, ndavuga inda, abashinzwe umutekano ndavuga intoki. Badutangarije ko bishe inda 45, imwe ikaba yakomeretse. Twashoboye kwegera muganga ushinzwe kuvura iyo nda, Dr. Kowiri muganga atubwira ko iyo nda itazakira dore ko yarwaye kanseri. Bakunzi ba Ruhago, ibintu birashyushye ku mugabane w'ibishanga aho ifi zigiye kwesurana n'ibikeri. Ifi zarahiye ngo ziratsinda ibikeri ibitego 2-1. Twashoboye kwegera umutoza w'amafi Bwana Kamongo atubwira ko batsinda kandi bakaniye. Ku ruhande rw'ibikeri ngo siko babibona. Twashoboye kwegera umutoza w'ibikeri Bwana Gikeri Nyamabondo atubwira ko batsinda ifi ibitego 3-0 ngo dore ko yemwe bakoze no kwa babakinnyi bayo bakina ku mugabane w'igasozi. Igikomeje kuvugwa muri Kongo ni amatora ku mwanya w'ubitsi n'umwanya w'ubujyanama. Umubitsi arasabwa ibi: kuba afite urwara rureshya na metero 2, kuba afite ibiro 10 by'ubucakwaha, byaba ari akarusho. Ku mwanya w'umubitsi, umubitsi arasabwa ibi: kuba kanura nk'uwikopesha, kuba kanura nk'umunnyi, kuba ataranya muri we sina rimwe, byaba ari akarusho. Shuti bakunzi ba Radio Mpuzabitwenge, nanjye umunyamakuru wa Radio Mpuzabitwenge, mwirirweho. Ubu ngiye kunyara. ariko Dogita, tuvugishije ukuri, ibi bintu uba biteguye gute? uba bihaye umwanya ngari cyo kugira ngo utekereze kuri ibyo bintu? So ni ukuvuga ngo ni impano yanjye. Ubwo iyo nicaye cyane cyane nk'iyo ndyamye njya kumva nyine nk'ikintu kiraje, ngahita mfata umwanya nkacyandika. Ugatucyandika. Ese ufite umukunzi? So ndamufite. Uramufite. Ni ukuvuga ngo iyo abonye cyangwa se yumvishe uburyo wandika bino bintu agufata, tubona byakira gute? Nawe yamaze kubyakira kuko abona ariko kazi kanje ka buri munsi. Abantu bajya baguhamagara se ukavuga uti reka mbakorera agatendo mbasetse? Yes. Nk'umuntu ashaka kumusetsa byagenda gute? Ukuvuga ngo iyo umuntu ashaka kumusetsa nyine aranumira. Nagutumira. Wenda hari abantu bakurikiye Mario Media bashaka kuvuga bati turashaka kudusetsa, bakubona gute? So ni ukuvuga ngo bamamagara kuri telefoni yanjye, cyangwa se nawe bakunyuzeho, cyane cyane nk'abantu mu bukwe, mu bitaramo, aho hose njya nkunda kujyayo. Ndikunda kujyayo. Nimero baguhamagaraho yawe urayizi? 0780 7 7 6 umunyamakuru wa Radio Mpuzabitwenge akaba na boss wayo Dr. Kowiri muganga marushwa marega chokiningi harahiye. None se Kowiri, watubwiye kuri umuhanzi, nta kandi karirimbo ufite wadushyira kugira ngo abantu tubasige mu mavuta, noneho amata akomeza byara amavuta? Gikowiri ndagaswi yarapfuye, ndagaswi ngabonye ubugari bwo kugikona arakira. Aha, ngira ngo rero mwamwumvishe ni Dr. Kowiri muganga, umwe mu basore basetsa abantu. Ngewe imbavu zabanye indodo, umunwa mbani wasi, nabuze icyo navuga, ariko uyu munsi umusa unkoreye akazi kabisa. Harashize nk'imyaka nk'itatu ntaseka, ariko uyu munsi bitwenge ntasetse ndabisetse. Yawa ni umuntu w'umusaza byahatari.
nawe uri umuntu w'umugabo papa kwa wanumiye. Yes, hanyuma ni dusoza nihe nama wagira abantu bafite impano zabo ariko bitinya? So icyo nabwira abantu bafite impano nuko bakwitinyuka bakirekura cyane cyane bakabaririza abantu nkamwe bakaba babazamura bakabageza ku cyo bakeneye. Aha noneho muri rusange dusoza noneho gira icyo ubwira abantu badukurikiye muri rusange. So icyo nababwira nuko bakomeza kunshyigikira bakanera ingabo mu bitugu bakanshyigikira kugira ngo impano yanjye izamuke. Wow, ibintu byiza cyane. Reka rero tugushimire ko wabanye na Mario Media. Murakoze cyane muri abantu babaga. Aha, reka mbashimire mwakuru umeje gukurikira ikiganiro cya Mario Media. Nkubwira ngo uri butarakora subscribe ikore kugira ngo ibiganiro ngutegure umunsi kundi bikugereho. Nkubwira ngo sinjya nsoza ntavuze ngo ndakwifuriza amahoro n'amafaranga. Imana ibandebera icyoroshye.